n'umuyobozi w'umutekano barahari bafite abagore babiri basenya n'ingo ndagacamo amabere jewe ngubwiza ukuri mudugudu wa Kibuye ndafite abagore babiri wa Kicucu umudugudu wa Kibuye afite abagore babiri awuyoboye reka nze ngubwire uri kujana hari n'abayobozi bashaka kugira ngo bashake kugira gute kuba batunga n'umugore wawe kandi umwifitiye mwarashakanye ba mudugudu bo barazisenya ni bisanzwe cyane ariko umuyobozi wese yinjiye bazayinjiramo nta kibazo afite kamara kuva mudugudu amaze kubyinjiramo neza akabiyogoza Ndi n'umuyobozi w'umutekano barahari bafite abagore babiri basenya n'ingo ndagacamo amabere jewe ngubwiza ukuri mudugudu wa Kibuye ndafite abagore babiri wa Kicucu umudugudu wa Kibuye afite abagore babiri awuyoboye hari abamama twaganiriye nabo batubwira bati abagabo muri gufata agacupa mukibagira inshingano zo kwita ku rugo nibyo ntago ari byo ntabwo ari byo iyo wahiye umugore wawe ukamuhereza amafaranga akagenda umuhaye amafaranga 3,000 4 5 we aragenda akaguhahira ibidashitse turi kujana nje ngubwiza ibintu by'ukuri natwe abagabo turarengana kurengana kose uramuhahira yagenda akigira mu kabari yaje mu kabari agataha amajoro gashaka ubwo rero mwebwe mbabwiza ukuri namwe mukurikirane ibibazo by'abagabo inabagabaza mwararushe kwe twararushe nyine none se abagore baravuga ngo bararushe twebwe tutararushe arabavuga ko ngabagabo rero ari abo mu minsi ari abimperuka nduzifuze kubona umugabo w'indushi umugabo w'indushi urabona yiyahuye akapfa kavaho kuri wowe bimeze nawe uri umugabo nawe waruha wowe bimeze ute njyewe nje ndamuhahira ariko noneho hari ingo ziba zaragize gute ziba zarazambye kabona umugore yiriwe mu kabari akirirwanywa yaje gutaha ahubwo agataha ari kuguturira imibe ndabasabye guceceka urongera kubwira ahita mvuga rero hari n'abagore ngo basigaye biterekera abagabo umugore akazi bagategeka abagabo nyine niko bimeze ugasanga noneho umugabo bamugize imbwa niko bimeze hari abagabo babaye imbwa mu ngo zabo niko bimeze noneho waje kuregera n'umuyobozi ugasanga ibibazo bigize gute umuyobozi huko niwe uyoboye urugo rwawe ndabivuze bahurugero nje mbikubwiye noneho nzo kubati nje ndona kirwa ndabikubwira kandi noneho n'abagabo benshi bakunze ukabona bagiye kugwana umugabo akashaka kwica umugore we cyangwa umugore akica umugabo we turi kujana kandi bitewe n'iki n'abayobozi ubwo abayobozi baba bakoze iki gituma umugore n'umugabo bashaka kurwana kugeza ariko reka nze ngubwire turi kujana hari n'abayobozi bashaka kugira ngo bashake kugira gute kuba batunga n'umugore wawe kandi umwifitiye mwarashakanye abasibo bazisenye nibo bazishenye nyine nje ndabikubwiye ni bande babikora hera ku nzego z'ibanze hera mu nsibo uzamure ku mudugudu uzamure ku rwego rw'akagari kuzamura n'umurenge ariko njyewe reka nze ngubwire niba mbikubwiye ndabikubwiye hari unyoboreye urugo se ariko ndajya tuganire ibi sibyo biri gutuma abana bava no mu ishuri nyine none se mu rugo haba harimo umutekano mukeya umwana akiga
ntabwo umwana yakwiga. ntabwo yakiga kandi biturutse ku nzego z'ubuyobozi bw'ibanze. hakorwa iki? hakorwa iki? nuko ingo zakumvikana, none nabo bayobozi bashenya ingo z'abaturage nabo mukabagira gute? Mukabacaha. tubwira abarimo tujye tubatange babashaje. nje ndago nabatanga sahizi wowe ndabikubwiye. tuganire n'abameze ba mudugudu bo barazisenya ni ibisanzwe cyane, ariko umuyobozi wese yinjiye yinjiramo nta kibazo afite, akamara kuba mudugudu amaze kubyinjiramo neza akabiyogoza. ubundi se bigenda ute kugeza ubwo mudugudu birangira asambanye n'umugore aho gukemura ibibazo yaraje gukemura? none si icyo kibazo abifatanya nabyo akemura ikibazo, ariko ubwo umugore ntabwo baba bafitanye gahunda zindi zabo. ubwo rero ngo abagabo bahora ari abanyabyaha, abagore bakaba abanyakuri. bose ni abanyabyaha gusa ntafite ukuri. nyine imbere ya mudugudu wumva se umuntu bafite uko babibana? imbere ya mudugudu nyine baba bafite ukuntu barabirindira bikemera. ariko duha urugero kuba byabaye byagenze utari uwo bafashe? uwo bafashe barahari. duha urugero. tubwire ati mudugudu uyu n'uyu baramufashe bamufatira ku oya ntago turi kuvuga byo kuvugira mu ruhame, ntabwo byo kuvugira rwose, ariko barabakuyeho bahise babakuraho. ntabwo bakiyoboye, ariko n'abariramo ntabwo boroshye. ziba mudugudu batatu bakuyeho kubera gusambanya abagore b'abandi, ariko si ngombwa kubavugira hano. aho gukemura abagabo baregeye byaga byagenze ute? ntabwo baba baregeye nyine, nuko bihora mu amakimbirane nyine, umugabo arabimenya agahora n'umugore buri munsi byagera ku buyobozi bukuru bakahita bamukuraho kuko biba byamaze kumenyekana. cyane ko ngaho aka kagari abayobozi bafite abagore babiri, ba mudugudu bakwiye kutuyobora afite abagore babiri. Aribo ba mudugudu afite abagore babiri, umuyobozi ugomba kuba afite abagore babiri. Ni bangahe? Barahari pe, barahari benshi bafite abagore babiri. Tubwire nka ba midugudu niba uruzi bafite abagore babiri. oya ntabwo njyewe nabivuga ko mu kagari ka Bisizi turabafite. ubwo rero abo bagore baba bari kuvanga abagabo bubu ni ab'imberuka, ni ba bandi abo bagore baba bari ibishega ahanini. Nasa ari abagore b'ibishega kabisa bariho pe. tubwira abo bagore b'ibishega ukuntu bameze. abagore b'ibishega bo barahari ku buryo wanagera no mu rugo nyine utanafite izo mbaraga umugore akaba yaguhonda. wigeze ukubitwa n'umugore wowe? yanjye ahanini ntabwo nigeze ngubitwa nawe, ariko hariho bamwe bahari bakubitwa nabo. ubwo kugira ngo umugabo akubitwe n'umugore biba byagenze ute? ahanini impamvu ashobora kugukubita ahanini, hari n'umugore ushobora rega kukurusha imbaraga akaba yagukubita akakunoza pe. none se ndakibazana n'ubu ngubu n'iki gituma abagore bavuga ko abagabo mudashobotse? reka ngwereke kuvanga abagabo ntibashobotse. umugore ashobora kukureba kubera ko ahanini ngiye kurusha imbaraga ku mafaranga ahanini, kuko imbaraga za kino gihe ni amafaranga. ubwo nyine akwita ko udashobotse hejuru yo kuba akurusha ku noti. ubwo ntashobora no kugutuka? umva kandi atagutuka se. akagutuka ngiki? umva nyine ino ni mu bugoyi. abagore b'ino ahanini mu bugoyi baba bakarisha. baba bakarishye gute? nyine gukarira kose ngubu iyo umugore ahanini abyukiye mu kabari uri kumva ahanini aba afite igiceri. ubwo rero nta gaciro wagira ugeze iwawe mu gihe cyo udafite bwa mikoro nawe bw'amafaranga. ubu rero ngo gushaka k'ubu ngubu ni ukuruha. gushaka k'ubu ngubu ahanini hari ukuruha, ariko bose ntabwo ariko kwa kuruha. ni ukwege mwumva ko gushaka buno ari ukuruha? impamvu gushaka k'ubu ngubu ari ukuruha,
hari igihe cuzana umugore akakunanira tena n'umugore yazana umugabo nawe akamunanira uri kumva muri ca gihe cyo kugira guco bizamo kuvuga ngo gushaka kubunukuru ahubwo njyewe icyo ngiye kuvuga kubera ko imituwera batwongeje amanyanga gawe je nabaye mutekano reka nze nkubwire nabaye mutekano ba mudugudu bafite abagore babiri ndago bazi jewe reka nze nkubwire barahari wabaye na mutekano je ndi n'umuyobozi w'umutekano barahari bafite abagore babiri basenya n'ingo ndagacamo amabere jewe ngubwize ukuri mudugudu wa Kibuye ndafite abagore babiri wa Kicucu mudugudu wa Kibuye afite abagore babiri awuyoboye runaba kuri sabishimbo ndago yavuye hafite abagore babiri abandi none sade mobe ndabagore babiri afite ubwo ndangirijeho ibyo ni ubusembwa ku muyobozi iyo bifitiwe gihamya iyo atari amagambo cyangwa gusebanya aba ari ubusembwa ibyo rero umuyobozi ufite ubusembwa ntabwo aba yemewe mu buyobozi n'igihe cyose duhora twigenzura dusuzuma imikorere y'abayobozi umuyobozi wese ukoze ibitandukanye n'indangagaciro z'abayobozi arabihanirwa kandi guhanwa biri ukwinshi hari n'aho bigera umuntu akava mu nshingano zo kuyobora abandi kuko atari gutanga urugero rwiza rero n'ahandi hose iyo tugize amakuru tumenya turabikemura